ikaze tukaba twasuye umukobwa witwa Pamela Uwituze akaba ari we mu rugo. Utajya ugira umunabi, murabona yambaye agakweto keza cyane rwose, murabibona akajipo keza, agapira keza, murabona ko akeye cyane rwose. Pame tuguhaye ikaze nawe. Muratwumva rero kandi muri no kutureba, tuhaye namwe mwese ikaze, twongeye kubaha ikaze. Pamela rero ni umukobwa wanyuze mu buzima bugoye, ubuzima bwo gusabiriza niko nabyita, ubuzima butari bworoshye ariko yarabunyuzemo abasha guhangana nabwo, akaba ari ahantu hashimishije uyu munsi. Ndakubeshyeye? Nibyo cyane rwose. Akaba ari umukobwa ufite akazi, yinjiza amafaranga, arikorera, ntagakorera abandi. Ariko Pame, muri make wasangiza abadukurikiye ubuhamya bwawe kugira ngo n'uri mu buzima wari urimo abashe kugira icyizere cy'ejo hazaza. Mwanya ni wawe. Aba bari mu buzima bubi, icyo nababwira cyo mbere kwiheba haracyari ibyiringiro. Nari umwana mutoya, nari mbaye mu buzima bubi bukomeye cyane, nawe urabuzi. Nari umwana usaba ku muhanda bakama, hari n'abanyima. Ni ubuzima bubi bugoye. Pamela rero ndamuzi rwose, ndamuzi akiri umwana mutoya. Yari wa mwana ugendana agafuka gatwaye ku rutugu, aho yagendaga asaba urukweto, ibyo kurya se, cyangwa se ngo bamuha akazi. Uko ndibuka yasabaga akazi, ndamubona mujyana mu rugo, ko ntamutindanye. Nahise nanjye ubuzima bwari bugoye, nari ngiye kugenda, nanjye ndamugantinga, akomeza Imana izagufashe ugire icyo ugeraho. None ijambo nakwifurije ubanza Imana yarabyumvishije. None se Pame, ubu ko mbona ukeye umeze neza, ubu ukora iki se? Waduha urugendo rwawe, kuko urugendo rwawe ni urugendo ruvunanye, urugendo buri wese yakumva ko mbese wari waragowe, wari uri mu buzima bubi. Mbese ese kubyikuramo ukaba ugeze aha hantu, ntabwo watubwira natwe tukakumva se, tukumviraho nk'uko twatangiranye indirimbo? Wambwiye ko byose biva mu gukora. Ngatubwire rero icyo watangiye gukora. Ese niba warishoye muri ya ngeso mbi z'abakobwa bishoramo, kariyo mpamvu ufite akazi kawe, cyangwa ibyo ufite byavuye mu maboko yawe? Ni mu maboko yanjye, ntabwo ari ingeso mbi z'uburaya. Ndibuka bwa mbere njya gusaba, yego, nahuye n'umumama w'umwana mwiza, aramfata anjyana iwe, turagenda nyine tujya ku bana. Yari afite umugabo n'abana, ariko abana bari baragiye kwiga. Umugabo yakoraga ibintu bijyanye nyine n'inkweto za masaye. Atangira kunyigisha buke buke, ndabimenya. Nyuma yaho umugabo we nyine aza kwitaba Imana, arapfa. Urumva? Ndi kukumva cyane neza. Nuko umugabo we amaze gupfa, umugore arambwira ati kubera ari we wari ubimenyera, ari we mwakoranaga, genda ubu birimo, yego, ubukorana n'abakozi. Ndagenda ndakora,
ntangira kwagura nyine ibyo yari yasize, abana bigera igihe bava ku ishuri. Bavuye ku ishuri nyine urumva abana ntabwo baba bavuye ku ishuri ngo baze basange umuntu yaraje iwabo se apfuye ajye muri iyo mitungo ya se. Yego, biba bikomeye. babure kugira ishyari. Bagize ishyari rero biza kuba ngombwa ko mva muri urwo rugo, nduvamo nyine njya kwihigira ubuzima, ndongera nsubira hasi ahantu hagoye. Yego. ariko nyine Imana yabimfashijemo nongera gutangira ubuzima bushya. None se Pame, naguciye mu ijambo uratubwiye ngo waje guhura n'umudamu mwiza kugirira impuhwe akujyana iwe. None se abo bana b'uwo mugabo wabayeho igihe kingana gute, ku buryo wenda wari utabazi, ku buryo bagiye kuva ku ishuri kugira ngo bakugirire ishyari? Ntabwo bari bazi ko uri muri iyo mitungo ya se cyangwa ukorana na se? Watusobanura ahantu impamvu abo bana baje bagasa nk'aho kugirira ishyari kandi bari bazi ko n'ubundi uba iwabo? nyine uko natangiye mbibabwira bari babizi ko dukorana, bari babizi. Ahubwo bavuye ku ishuri babonye ukuntu nyine ibintu byagiye byaguka. Ubwo mbese bari bashoje amashuri? Bavuye ku ishuri nyine babonye uburyo ibintu bitangiye kwaguka. None se umugore w'uwo mugabo we nta kibazo yabigiragaho kubona uri mu mitungo y'umugabo we? Ni abana bonyine babigizeho ikibazo? Oya, nta kibazo yagize kuko nawe ahanini hari aho twakoranaga. Hari aho mwakoranaga. None se Pame, ko waje kugirirwa amahirwe ukabona uwo muntu, ko nzi ko wari umwana muto usabiriza, ese uwo mugabo uwo mugore yagutoye ubanza kuba iwe, urabanza urakura, barakondora kuko wari urwaye n'amavunja. Ndakeka ko wari urwaye amavunja, inzara zaravuye, wenda nuko tutakuramo inkweto ngo utwereke, ariko ndakuzi neza. Ntago wampisha, nubwo wenda ibi bintu biri bunyure ku bandi bantu bakabibona, ariko no kugira ngo tubahe ubuhamya n'uri muri ubwo buzima bugoye abashe kugira icyizere cy'ejo hazaza. Kuko urabona uri umukobwa mwiza, wambwiye ko usigaye ufite akazi, wenda nuko wagiye ubona akazi cyangwa uko wabonye akazi, nabyo turaza kubigeraho, ariko bansobanurire abagukurikiye se ubwo buzima ubundi wari urimo, wari ubayeho gute? Ubwo buzima utarabona uwo mubyeyi se bwatangiye gute? Nta babyeyi ugira se? Ese ababyeyi bawe bariho? Sobanura ku buryo wakumva nawe akumva ubuzima arimo yabasha kugira icyizere cy'ejo hazaza. Ababyeyi banjye bariho, ariko nyine mama yanyaye nkiri mutoya, ashaka undi umugore nyine ntidushobokane, bikaba ngombwa nyine ahanyirukanye, naho nari mfite aho kujya nkarara hanze, nawe urabizi ko nazaga gukwaka icumbi. None se ntabwo wigeze ugera mu ishuri birumvikana, cyangwa se warikandagiyemo ntiwagira ubushobozi bwo gukomeza kwiga? Mbese byagenze gute? Dusobanuye neza n'abadukurikiye babashe kumva ubuhamya bwawe. Ishuri ntabwo nageze mu mashuri maremare. Yego. Gusa nyine nayagezemo, gusa nyine ubushobozi bwo gukomeza kwiga yari amaze kubona. Yego. Birumvikana nyine mba ndaparitse kwiga. Birumvikana ko iwanyu bamaje kuguta papa wawe, mama amaje gutandukana na papa wawe, waje kugira ubuzima bubi kandi bugoye, birumvikana. Ese mama amaje kuguta, papa we yizaniye undi mugore, ese uwo mugore yagufataga nabi cyane uko utari umwishimiye kugira ngo uhunge uve mu rugo? Oya, yafataga nabi cyane. Yagufataga nabi. None se mu kugufata nabi, kuki utabarije aho mama we yagiye ngo umukurikire? Nanize isaha nkubwije ukuri situzi n'ahantu ari, na nimero ye papa yari afite ntayikibaho. Nta nimero y'ikibaho. None se nyuma y'uko agutaye, kuki utagiye kubibwira ubuyobozi ko mukase agufashe nabi ngo babe bagufasha bagusubize mu ishuri ubashe kwiga neza ugere aho wifuza, ahubwo ugafata inzira yo kujya gusabiriza? Wabitewe n'iki? Byagenze gute? Bwari ubwana, nari nkiri umwana nyine naragira ubwenge bwo kuvuga ati uyu n'uyu mureze byagenda gutya na gutya. Yego.
ubwenge ntabwo nari mfite. ubwenge ntabwo wari ufite. None se nyuma yo gusaba uko ndakuzi hari akaruruma, ndakuzi hari Nyacyonga, i Gasanze, aho hose uyu mwana yarahageraga. Mu by'ukuri yagendeshaga ibirenge, uwamugiriraga impuhwe yamuhaga 100, akamuha desa, akajya muri kantine akanywa icyayi, ubuzima bugakomeza. Ndibuka ko hari n'igihe waraye muri kiriya gishanga cya Nyacyonga, ndabyibuka hari abantu bagutoraguyemo bakuzana ku kagari. Ako kagari twari tuhari, ndi umuvolonteri waho, urabyibuka? Okay, narakubonye ndakwibuka. Ni nabwo nagufashe nkujyana aho nabaga, turabana. Ariko nanjye ntabwo nagerageje kugomeza kugufata neza kuko nanjye ubuzima bwari bugoye. Nanjye ndibuka ko nahise mpimuka, aribwo nakubwiraga ngo nawe komeza urwawe rugendo, ushake umuntu uzakugirira neza, ushake ko ukura amaboko mu mufuka. Icyo gihe nkubwiye ngo ukure amaboko mu mufuka, arambwiye ngo abantu bose iyo ubatse akazi ko mu rugo, kuko ariko wari ushoboye gukora, ngo barakubwira ngo ntibatunga umukozi wo mu rugo udafite irangamuntu. Ndakubeshyeye? Okay. None se nyuma uwo mudamu yaje kugutoragura, wabitubwiye, akujyana iwe, yari umudamu mwiza, ngo amujyana iwe, ajya kumurera. Akugejeje iwe se wahise ukorana n'umugabo we nk'uko wabitubwiye ko umugabo yakoraga muri Masaye, cyangwa wabanje kubayo barakurera baragukuza ubona kujya gukorana n'uwo mugabo Masaye? Nabanje kubayo barandera ndakura, ariko nyine ngakunda kureba uburyo abikoramo kubera hari neza naga mu rugo akazikorera mu rugo. Nakundaga kwicara nyine ndangije nk'imirimo, nkwicara uruhande nkabireba. Igihe kimwe nibwo yaje kumbwira ati ariko urukweto rumwe, arambwira ati ntunganyiriza urukweto mu Masaye. Ndabikora kubera nyine yari maze igihe mbireba, ndabikora abona mbikoze neza. Ndavuga ati okay, mfashe umwanzuro, reka mujyane mu kazi utangire kwigana n'abandi bakozi. Okay. Uwo mugabo ubwo yari afite abandi bakozi. Ubwo nibwo yakujyanye ujya gutangira gukorana nawe muri ako kazi. Mu kazi se yageragezaga kugufasha kumenya ibyo wari ugiye kwiga neza, yageragezaga kugufasha buri kimwe ku buryo wageze aho ubimenya neza? Yagerageje kumfasha, gusa nyine iyo ufite mu mutwe hafungutse, yego, nyine haba hari abantu benshi ukagenda ureberaho. Iyo ufite mu mutwe hafunguye nyine uhita ubimenya utiriwe unamugora, kubera n'ubwo buzima wagiye ucamo. Nyavuga ati iki nyikoze nkashyiramo ubwenge bwinshi cyankura ahangaha, nkareba uko byagenda. Okay, uyu rero n'Uwituze Pamela, twari turimo turaganira duha ubuhamya bwe, ukuntu yazamutse, ukuntu yagize. Ariko uyu munsi watubwiye ko ufite akazi. Urikorera cyangwa ukorera abandi? Ndikorera. Nese ko watubwiye ngo nyuma uwo mugabo yaje gupfa, abana be barangiza kwiga bakugirira ishyari, barakwirukana, utangira hasi. Mu gutangira hasi kwawe niko waje kuzamuka ugira iyo mirimo wikorera? Okay. Watubwira se ukuntu yaje abo bana bakwirukanye ukazamuka, ukaba uyu munsi n'icyo uri gukora? Bavuye ku ishuri nyine nk'uko nabibabwiye, baraza nyine biba ngombwa ko mva mu rugo rwabo. Ariko nyine uwo mumama yarankundaga cyane, yari amaje kunyiyumvamo. Ndagenda nyine ndakubitwa, njya kuba ku bashuti banjye, yari imaze kugira abashuti. Yego. Njya kuba ku mushuti wanjye, ndamubwira ati ariko rero niza ku mayinite. Araniza mpamagara wa mumama. Yego. Ndamubwira ati nta kintu wamfasha, wa murimo nari maze kuwumenya. Yego. Mbonye igishoro nanjye igishoro wagikuye he? No mama wakimpaye. Yego. Nabona uko nikura hasi nkazamuka. Igishoro arakimpa, ndagenda ndakora, nangira gukora njyenyine, bakajya bampa ibiraka nyine, biraka bivaho. Nkuko muri kubyumva rero, uyu n'Uwituze Pamela twaganiraga, tukaba tuganiriye ubuzima bwe. Bavuze ko bamuhaye igishoro, bavuga ko bakomeje kumwitaho uwo mudamu, nubwo umugabo yapfuye abana be bakamugirira ishyari, ariko murabibona ko yagomeje kwiteza imbere. Uyu ni umukobwa mwiza cyane. Mukomeze mudukurikire, ubutaha tuzongera tumusure.